Urugufata nde gucyo wangegera. Imyaka yihanganye byinshi. Ni byinshi yarakwihoreye. Urakundeka. Ngora ndatari mu nzu y'Imana. Nyuma nyuma y'inzu y'Imana nanone igihe ubundi buzima buri nyuma y'urusengero. Ntabwo Orga ndase. What the fuck? Clash. Clash means what? Come here. Yeah. Clash ni biki? Honey. Clash ni biki? Clash. Clash ni biki? Sobanurira. Honey. Sobanurira. Clash ni biki? Clash ni biki ngo clash mitima ni biki ni byose ni biki? Clash ni biki? Shiri. Clash ni biki sobanura wowe? Clash ni biki? Arananiye. Clash, look. Reba nawe reba. Look. Reba clash. Clash, what is meat? Clash. Imitima, utuntu tumeze ukuntu twama emoji ya love. Ariko usigaye nkundira umugore aha. Sobanura ibya clash. Clash ni biki? Honey. Clash, what is clash? Sheri. Clash uzi ukuntu bisobanuye? Uzi icyo bisobanuye clash? Sobanura clash ni biki? Nose bro kumwandikaho crush ari ikintu bita. Clash means what? Nyine nuko Mubusobanuro bwa clash. Ndamukunda nyine ndamukunda. Urukundo rugambira iki rwitwa clash. Sheri. Yeah. Wakoreje ibintu mu byukuri. Do you know the meaning of clash? My crush. Bro, easy. What does it mean? I know. What does it mean? Ako bro nago birenze nuko uba wabikomeje nyine. Attention ku mugore wanjye. Sibyo? Honey. Attention we. Honey, please. Attention. Don't worry. Yeah. Ntabwo wigeze wandika kuri mama wawe. Urukundo cyangwa n'ibindi. Mama, it's a different from my wife. You understand? My wife is my wife, don't your wife. Kandi nibyo nakubwiye nanone. Garuka wamaye n'igisubizo ahubwo. Clash. Asundi bro buriya kuki ibintu byose ubushaka kubigira ibintu bya big deal. Kuba nkunda umugore we ni ikibazo. Ubu abandi baramukazi babo ntago babaha agahenge mu rugo rwabo. Ariko ngiye kuba nkunda umugore wankajya no kwandika amagambo meza gutyo nibyo bikubabaje kandi niba muharasinga mu rugo. Wagira ukari ibintu birenze. Ngiye reka nkubwira niba ari nibyo ngibyo uhora umbwira gutyo. Uzamujyana umugore wawe nubwo buri kuza umuhangisha. Ngiye kuba mukunda ni ibintu byumvikana. Sibyo rata. Warangiza ukubaza. Nabirenze. Sheri clash. Kandi nabirenze. Unambabaje buri bunyeretse ukuntu. Come on, akira telefone. Come on. Ariko nawe ujye nakuje bisanzwe. Ni ibintu bisanzwe. Kuba ikindi urukundo rumeze gutyo ubwira umwana amagambo ahwanye nuko angana. Akira telefone. Akira basi. Akira. Don't mind. Hani no, ntabwo bikwiriye. Bona akira telefone. Don't mind, please. Reba ukuntu twe tubyutse twimereye neza. Tekereza ko ijambo rimwe mu buzima ari ryo rishobora kuba ari tumye iki gitondo. Do you know clash? I know. What does it mean? Clash. Buri gihe uri kunoteza kuba none kuba bigeze no kuri level yo gukunda umugore wawe warangiza ukaza uri guhonda umuntu. Okay, reka basi reka tujye gusenga sibyo? It's fine. Wogenda wite we witaho basi. Sava? Ndakuzanira kakana keza. Sibyo? Bigire mu. Kakana ndaje nagakusigaye twembe muri iyi minsi. Bira kantu keza kakandi nyuma. Okay, ndakuzanira. Wongereho nibindi. Kana nanjye urangura. Sava, it's okay. Reka tugende. Sibyo? Ngaho genda uteke. Uratashuzandike wono tundi. Okay, let's go. Yeah. Shuwiteho. Ego. Buri gihe ubazatuma umuntu agera kuki. Ngaho reba nka kira kigore gifite ibiguru byiza kuri iki. Yarangiza buri gihe akaza kambangamira. Kira cyana ngomba no kugitsindira ntabagomba ko mujyana. Byari sawa? Dore indirimbo z'imyuka. Biga guhimbaza. Ugu nagacetse. Ariko umvisha uriya mupasteri wabwirije. Kana hajya abeshya. Uriya mupasteri afite amavuta. Agari sereye naramuntu. Uzgo yamanuriye ibintu bikabaho. Yamanuriye ibintu bibaho. Yego ko mana.
mawa yase noneho ko yatangiriye muri iyi nzira atajyaga yigeramo byagenze gute uramuzi se ndamuzi se hari umuntu utamuzi naha ndabamaze ariko ntago arwana ni umusazi ariko ntago arwana ndabamaze bose yego bite sha ndabamaze bose bose twikomereze madada dukomeze ndamwica nuko jahise mawa nawe urakabye mwanije akabiriti nk'itumuri ko ndi kubabona umudayimoni wo gutumura wingegera ikibiriti bare kijyana mu rusengero tumye nanacumu mugende murabinyimye ariko muratumura iki nacyo kirasara kigakabi murabatumuze gusenga niyo myotsi yose dayimoni w'umwotsi kwa shitani Yesu yasinziye kanze nitemi imyotsi sha igihe nagihereye ngo kisinzire kikanga nanumvisha icyagomye Sania Jesus mani ntabwo narinzi ko wasinziriye mani ndi kwifatira akavideo ariko video si yibiki manura mani so wajya ureka kuraburiza umuntu muraburije ute ndebera wanjye ubu narinzi ko wasinziriye reba igihe wagiye kuryamira ndi kwirebera filime wanjye ndebera mani no kwihakabanga se bro amaze kugenda nawe tutangira ambone rirashano karagashyano koko ibintu nabakoreye byose kandi mpamagara nta nubwo ari manager wanjye ahubwo yitwa Gilbert mbona ibintu bye bitanaza uyu nguyu ntabwo arara aha ngaha wewe neza Gilbert meze bite ko ushaka hano mu biro byihuse igitaraganya oya ibyo wari urimo bireke ibyo wari urimo mbabara bireke birekuze hano mani urinjije imana ubujiji gute ibintu buri kuzana nako mancha nawe kumbe ibi bintu yega n'imyotsi shamani wajya ureka kuraburiza umuntu twabaye mu bibi no mu byiza ubu se ejo bundi ibintu wakoze nakureze ibintu bro arabizi oya nibe nanjye ngenda bro wagiye uheza wagiye uheza mu by'ukuri sha uretse ariko ubwo rero nanjye kugira twumvikane nakuraburiza nawe gira vuba sobi ngire vuba siki muri mideni idage sinywa ifege mbere wambe sire udose ubundi uyu mukobwa ibuzi ko ngiye ibi bintu ujye ubinkora nkanagira n'ibintu by'imikino ntabwo ari imikino nongera nako wandaburiza bigeze aho ngaho ngenda nagukundereka ngaho ibaze ibintu nese ubwo ari ukunywa itabi nibyo ngibyo uri gukora bitandukaniye ushobora kwifata nawe nkakuraburiza amabizo kugira ntazabimubwira amabizo ngo iki soma ariko ibicucu biragwi nkusome ushobora kwigira idage kaze nyimohereza oya mani wajya ureka ibintu by'uburezi aka kanya amaze kugenda nta n'iminota ingahe usutanya gutuma se ubundi arabizi basi ngareka nkubwire twumvikane ibi bintu ntabwo umugabo wanjye abizi urabizi ko nawe arankunda babarira ndakwinginze ibi bintu ntuzabishyire hanze niba atabizi nanjye reka ngusaba ka service ko wamenye amasorori narabivuze sinabyirengeye ngavuga ko ari njyewe ntanagenda nkayagura ako ngewe mva nkubwire rero sibyo nkubikira ibanga kugira ntazabivuga ngewe ibintu byose mbati gukora ngenda nagukunda wawe
nkunda muri uye rwego urankunda ndabizi nyine kandi nanjye ndagukunda rego uri demaye urukundo gukunda ntabwo ari urw'abademayi biriya ni iby'uburofa nuko bari hanyuma unkunda urukundo rw'abasista ko tutavukana njyewe nanakubera umugabo singayibaze mu izina rya yesu wajeka kwigira idage Orga wajeka kwigira idage Orga nawe usigaye utangira njyewe niba utabishaka banza ubwire yuko unywa imyotsi akaba ari wowe usinda urukundo ngo wambere umugabo se hanyuma umusaza wangamukira Jesus uzi ko ibi bintu najyaga mbibona nkagira ngo ni ibintu bisanzwe wana ababyeyi barabatunze akosereka neza suri umuntu w'umugabo wubatse akazi kagutunze n'ukazi umuhunze ababyeyi none misiyo naguhaye wageze kuki kugeza ku rwego uriya mukobwa muhamagara none we yabaho aramfasha aranutse angiza ingegera bose ibyo uvuga serious angiza ingegera ntekereza niba ibi bintu ndimo hari uruhara bifiteho karagasuzwe ko nari nzi ko utagafite urabona gakuye byumvikana byose ubuzima aya makuru nta n'ikintu ndimo kuvuga nta kindi kintu ndi kuvuga ujya kujya muri studio suzi kongera kuba twasinye yarasize yabinyemeye ibintu byose suzi ukuntu wenda nabikubwiye ukuntu bizagenda none ni iki wakoze ku buryo none bageze kuruka kuri urwego akamfata I have tried my best boss for sure it's done done what twarasezeranye promise me twarasezeranye wanyijeje neza yuko uriya mukobwa umufite mu biganza unamurera ari nawe umurihira ishuri she's my sister wananiwe kumubwira yuko rero ahantu uvana ari hano kwa kamukazi she knew everything I told her nta kintu na kimwe ugeze umubwira aramutse byo ku rwego rwo hejuru ntabwo nabyihanganira wampaye basi ntabwo nabyihanganira aho kuva ukuntu bimeze buriya mbabara bino bintu tubirangiza ahangaha ntabwo byarangiye kuba umfashe ndi kunywa itabi ntabwo bivuze yuko ugomba kunyambura icyubahiro cyanjye njye hari umugore ko nanabyiga nkanagufasha nkanagufasha pole Jesus ni ibintu byoroshye izi mani okay izi akira ngaho nanjye manzi nsome hanyuma kugusoma ni ikiguzi cy'uko umfashe video ndagufasha ntabwo ndi buyimwereke ndayibika we humura gusa bya mbere nakoze ni ukukwizera nkabanzi ko ari bya bitotsi byawe usangana ariko wangogere nasohotse uri kundeba wapi nuko nari nsohotse numva nta muntu uri gukoma ndaguha amafaranga basi amafaranga nshaka ngenda shaka dukundane okay basi nsaba ikindi kintu runaka ushaka nta kindi nshaka ngenda shaka dukundane kandi ibyo uzuza dukundane umbere umugabo nose ukubona ntahava mu cyimbo cyiwe urwo byo bintu ntabwo mbyiteguye ngewe ntabwo babaranda kwinginze wikohereza video so gusenya urugo rwa musaza wawe birakumarira nanjye emera ibyo ndi kukubwira mariga tuno tuntu nagufasha kugatumura buriya nta bintu biba birenze ibaza icyaha ushaka kunturamo so imana yo yazambabarira ngahibaza igikorwa kiteye gutya ako buriya rero aba nareba nabi okay saka bizo nsabye ntubivuge akiri joro uraza oya ntabwo nabyemera aho ngaho ijoro suri bundaza none se njye nawe dusanzwe turarana nose turarana urabiki yego ko mama hanyuma uburiri ndaramo burararamo musara bw'umugabo wawe hanyuma se ubundi turararana kugira ngo bigere kuyengera ase nta kibutabona ari cyo mba nakora hejuru yawe buriya mu by'ukuri wambabariye ndabizi yuko umfashe ariko basi winta mu kigeragezo nk'icyo ngicyo wowe izi ntabwo ari ikigeragezo ntuketse n'ujya kubimubwira nubimubwira azabimenya ako nutabimubwira azabibwirwa n'iki nawe niwe ugira idage ndaza kumwohereza video sawa rero komeza ugume gutyo mukandi ndayimwohereza niba wanze ibyo nkubwira Orga nuze kutabikora sawa Orga ngaho ukora ibyo nkubwiye wibikora uri kupfuneka gutyo cyangwa nze kwimwoherereza okay
kari kose se sorry ni ukuri yambwiye ko ari kubitekerezaho nta n'ubwo yari amaze uzi iyo maze iminsi warambiwe ntabwo ikintu ntekereje nanjye gutekereza nabi ariko wankoreye neza ntabwo ndi bukoresha ubushobozi mfite ngo bwirukane nk'ingegera nk'aho wamemukiye sikamanda banyirukane banyirukana akora ikibazo umushinga rero ntabwo uhari ukomeye ntabwo ari uwo kugenda ngo ucakire abakiriya cyangwa unzanire izindi mana rero naguhaye umushinga wo kugira ibyo kugomeka mushiki wawe ukamwereka impamvu z'uburyo mubayeho yarabasuye n'abagezeho mukiri hasi ndabazamura reba nawe uburyo wari ubayeho kwari kubera njyewe umwanzuro wongeye nafashe mbabare umfashe ubundi kuko ntabwo ari kubyuka ndanababaye umwanzuro nafashe ni uko ejo raporo zose ufite muri iriya mashini urazihereza uriya mukozi undi wari uri kwigira idage gusa ariko se ni ukwigira idage ugatumura ni ibintu byoroshye usanzwe unywa ku myotsi se nanywa ntawe sibyo suma ritarashira dore n'ubundi yari ndigejeje kure ntabwo usanzwe ni kubera se aka ni akantu toto ni akantu toto buriya mani wari uri kuntera ubwoba kuriya ubusanzwe unasoma ku myotsi wandebe ikijema kizi no kunyuza mu mazuru ni utuntu tworoshye kuri njyewe reka nta kintu nkakora ku bwawe sha izina ry'imana ariko mubwire imana izadutwika pe nta kudutwika umva reka tugera n'amase mubikiye ibanga ureba nabi ndimena njyewe si urimena si we ntabwo unkwenyeho mbese kunywa njyewe hari ifoto ufite cyangwa hari ikimenyetso ufite cy'uko nari nyweye foto mfite sawa nyine ufite iyihe foto icyo nyine nayo mfite nabyemeye ndinde so wo kubira nzi ko bikora akazi oya akabazo k'urukiye ibishashe bitwa gasasi waramubonye ubwo wowe ibindi ugenda ubanza witekerezeho n'uwo mushiki wawe umugambirize ese rwose maybe wampaye umwanya gato wavuze nka kureka maybe 1 minute only ndi kumva bitashoboka ndakubita mbona ko ndi kumva bitashoboka rwose uvuga ko umushinga twatangiranye hano ngo amafaranga bavuye gufasha ngo reka uze nawe ukora amafaranga yanjye reba aho nari gukora nawe ngiye amafaranga yanjye ari wanyu rwose urabona ari wanyu amafaranga yanjye rero aya mafaranga ni ayanjye ibyo kumbwira ngo ni ay'iwacu ubwo nawe ugende ufate ku mafaranga y'iwanyu niba ari ay'iwacu ugere uki ntabwo rero bakubwiye ngo muvuke mukennye narakuzamuye no kugira ikintu wigezaho ibyo ugezeho byose ni njye none wowe kugira akantu kamwe umubonera kaba konyine wowe utangiye kumbwira ngo amafaranga ni ay'iwacu na mushiki wanyu ari kuzamwiruka take it oya sign it none umugabo wawe urugendo rumeze rute mwavuganye sha yagezeyo misiyo ngo byibaje biteze akazi ari kugatumika nta kibazo mama umisha utubanga we n'umugabo wawe ukagira ngo sinduha muri uru rugo ubwo si birenze kuba waramuherekeje ubizi ko yagiye ibindi ni ibi njyewe kuba nzi ko yagiye ndabizi ako nta byinshi mba nzi nkawe nta nubwo wakabimenye nkanjye nyine mva ko ari umugabo wanjye ako nanjye nongeye gutaramba umugabo wawe ikintu si ubwo ibi bintu rwanda tuzabishobora ntuzi ngo utabimubwiza azabibwira urusyo tuzarusyo cyane aho urusyo naburi kibazo cyakoze hari igihe ujya unkora ibintu nk'ibyo ngibyo mbagiye guseka uremye ute mani ndeba ariko iboga nkanjye ukora mureno uriya mugabo jesus umugabo wanjye tuzi afite isura rifite si nk'iri so yego nuko imana agiye kubihima igashyira aha ayanga ariko Orga reka mbaze nkubaze ubu niwe wavukanye hormone z'abahungu kubera you are like a boy nakubera umugabo mwiza ngareba dufate ikupe yanjye nawe si kubona biri kumacinga tujyane mutemo tutemo tunatangira aka kanya unemo ushaka kuma yiteze tugende don't worry sha
urusyo ntabwo nzarusya buriya uzi ukuntu bubamo ni cyiza se cyane